baby. Iyo waba udakunda filime nyarwanda byakugora kwanga filime yakinnyemo. Noneho wari wambwiye ati nubwo wabintera mu rushinge sinzijya nemera ko atari umusaza rukokore. Uyu yitwa Bijiyo Bija, watera urujijo rwajujubije benshi intekerezo kubera kumwibazaho byinshi. Bamwe bagira bati ni umusaza, abandi nabo bati si umusaza. Izi mpaka zombi z'urudaca hagati y'impande ebyiri zisa n'iziri mu kiganiro mpaka, iyo witegereje neza usanga zifite ishingiro. Abavuga ko ari umusaza ahanini bashingira ku myitwarire idasanzwe ya gikambwe, irimo imyambarire, imivugire, imigendere, yewe n'imikorere ye. Ku rundi ruhande abandi bo bagira bati umusaza usimbuka nk'umutubo akayabangira ingata nka gasongo ni umusaza bwoko ki? Ariko ndagusezeranya ko nuguma aha iki cyegeranyo kiraza kurangira ushize amatsiko kuri byinshi yabazaga kuri uwo musore wamaze gufata titire ya muzehe, cyane ko burya ari umuntu urimo abantu babiri batandukanye, nk'uko uraza kubisobanukirwa byose binyuze muri iki cyegeranyo kigufi naguteguriye. Mbere yuko nkomeza ariko nizere ko wamaze gukanda like kuri iyi video. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze aha kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nje nitwa Aniki, guhaye ikaze. Ubundi abantu benshi bazi Bijiyo Bija Gregoire, umwe ukina filime kuko ari ukunda kugaragara mu maso ya benshi. Uwo Bijiyo Bija Gregoire yamenyekanye nk'umusaza rukokori. Nuganira nawe azakubwira ko afite imyaka 90 y'amavuko, ndetse ko yarwanye intambara ya Shikaramu, imwe mu ntambara zabaye kera cyane. Iyo aganira n'itangazamakuru arangwa no gutebya cyane, ariko iyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro kuko benshi muramuzi cyane. Ahubwo niba byumvise neza tugiye kurebera hamwe undi Bijiyo Bija abenshi bahora banyotewe kubona no kumenya. Rero nawe nimba wifuza kumenya Bijiyo Bija wa nyawe ntucikwe n'iki cyegeranyo. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Manizabayo Prosper, wamamaye nka Bijiyo Bija Gregoire muri sinema. Yavutse mu mwaka w'1995, avukira mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Aho Musanze yavukiye ni naho yize kugeza asoje secondaire. Yasoreje kuri GS Muhoza ya mbere mu ishami ry'imibare, ubutabire n'ibinyabuzima MCB. Kuva mu bwana bwe Manizabayo Prosper yabayeho mu buzima bubi cyane bwo kwicira isazi mu maso. Isari yarasumbye iseseme kuko yisanze ari imfubyi buri akiri muto cyane, kuko ababyeyi be bapfuye afite imyaka 2 gusa kandi yari anacyonka. Ikindi kandi ngo nta murumuna we cyangwa mukuru we afite. Kuba muri ubwo buzima rero ngo ni ibintu byamuteye ibikomere iyo yumvaga abana bahamagara ababyeyi babo. Aganira na Chita Magic yagarutse ku munsi yari yagiye gusura nyina wabo. Yumva umwana ahamagaye mama we, bituma yibuka ko yakuze nta babyeyi abona kandi atazi naho baba. Niko kubaza nyina wabo aho ababyeyi be bagiye, amubwira ko bapfuye, bimutera agahinda gakomeye. Avuga ko yize amashuri yisumbuye yibana mu buzima bwo kwicwa n'inzara. Ibi rero ngo byatumaga yicara mu ishuri kubw'umubiri, nyamara ibitekerezo bye byibereye ku cyari burya. Ati nyiri umunyeshuri inzara arankubise ku buryo mwarimu yajyaga kukibaha akandika note, najya kubona nkabona yatangiriye hino ageze nk'iriya hirya, abandi barangije kwandika nkashigukira hejuru nkaba ndagarutse. Ubwo nabaga nibaza nti ndararira iki? Bijiyo Bija kandi avuga ko ageze mu mwaka wa 4 secondaire yareraga ibidodoki byonyine. Avuga ko kandi usibye n'ibyo hari igihe yamaraga iminsi 2 atararya kandi yiga. Avuga ko bwari ubuzima bugoranye cyane, aho abayobozi bajyaga bamusohora mu ishuri yabuze amafaranga yo kwishyura, akagobokwa na zimwe mu nshuti ze biganaga, bakemera kugabanya ku mafaranga yabo yo kwishyura, bakamwishyurira igice nabo bakishyura igice, ubundi ubuzima bugakomeza. Dore uburyo noneho yaje kwisanga muri sinema.
Ubundi byose byatangiriye ku ishuri muri Media Club aho yigaga segonderi kuri GS Muhoza ya mbere. Byatangiye asetsa abanyeshuri bagenzi be bakizihirwa akanatangaza amakuru, cyane ko burya ngo nabyo bifitemo impano idasanzwe. Nyuma yo gusoza segonderi nibwo we na bagenzi be barimo Dogiteri Nsabe, Ndaranya Ubutumwa n'abandi bashatse icyo bakora bashingiye ku mpano zitandukanye bari bifitemo. Bakoze itsinda baryita Irebero Group, banashinga umuyoboro wa YouTube bawita Irebero TV, batangira gukina komedi batazwi ariko ntibacika intege. Bidatinze uwitwa Dogiteri Nsabe yaje guhura na Kiramani atangira gukina muri filime ze. Ibyo bifasha Irebero TV kumenyekana, aho kuri uyu munota Irebero TV iri muri channel zikomeye hano mu Rwanda zazamutse mu gihe gito. Bijiyo bija kujya kina mu isura y'umusaza aho akunda gukina ari se wa Nsabe na Bikokora ni ibintu byateye impaka ku buryo bukomeye. Abantu bati buriya no mu buzima busanzwe ni umusaza nk'uko akunda kugaragara kina. Ibyo nibyo byatumye ducukumbura byinshi ku buzima bwe busanzwe ngo tumenye koko nimba ari umusaza cyangwa atari we. Gusa nk'uko amafoto utasanga ahandi, twifashishe tukumara amatsiko kuri iyo ngingo bigaragaza ni umugabo ukiri muto kandi unaseka neza, cyane ko afite imyaka 30 gusa y'amavuko. Bijiyo bija kuri afite umugore n'umwana umwe w'umukobwa. Avuga ko akimara kurangiza segonderi mbere yo kujya muri sinema yabanje kubaho umuyede, nyuma aza no kuba umufundi, ibintu yamazemo imyaka 4. Avuga ko yinjira muri sinema yabaga ari kugikwa akumva baramuhamagaye ngo habonetse agatiyatire ko gukinamo, agahita amanuka kugikwa akajya gukina. Avuga ko abafundi bakoranaga bamuhaga urw'amenyo kakahava, yagira akajya gufata umwanzuro wo kubivamo ariko ntacike intege. Ariko kandi ngo bamusekaga nibo baje bamubwira ko bamusengeraga ubwo kari kamaze gufatwa. Bijiyo bija umwana wakuze ari imfubyi buri atagira n'umuvandimwe n'umwe, ubu ni ikirangirire muri sinema nyarwanda, cyane ko avuga ko ari ibintu bimutungiye umuryango. Ubwo yaganiraga na Kigali Today, Bijiyo bija yabajijwe impamvu we na bagenzi be bahisemo gukina mu rurimi rw'aho baturuka. Ati nta kindi cabiduteye, ubundi icambere n'umwihariko gwacu gwo mu majyaruguru. Twaravuze tuti reka tumanze duteze imbere aho twavukiye, ikindi twaje kureba dusanga ari n'ururimi ruryoshye kuvugika. Turavuga tuti natwe reka dushaka umwihariko abandi bataragaragaza muri sinema. Ubwo nyine icambere cyo cibanze ni amajyaruguru gacu tuba dushaka kwerekana, tugagaragaze mu bwumve mwebwe binaha i Kigali. Bijiyo bija kuri ubu ngo intumbero afite niyo kuzaba umukinnyi ukomeye ku rwego rw'igihugu, ku buryo azajyana na nyakubahwa Perezida Paul Kagame muri Rwanda Day. Kuri ubu Bijiyo bija ageze ku rwego rushimishije muri sinema nyarwanda, cyane ko yamenyekanye muri filime zitandukanye zirimo iyitwa Ibanga ya Miss Nyambo, filime za Kiramani n'izindi zitandukanye zirimo iyitwa The Forest y'uwitwa Soloba yakinyemo yitwa Muzehe Zangwendo. Birashoboka ko uyu munsi uba utakibona Bijiyo bija mu isi y'abazima, kuko yagarukiye ku munwa w'urupfu ku itariki 21 Mata 2024 nyuma yo gukora impanuka ikomeye cyane kubw'amahirwe akayirokoka. Iyo mpanuka yabereye mu muhanda Musanze Kigali, ubwo Bijiyo bija na Dogiteri Nsabe bari bageze ahitwa mu Kivuruga mu karere ka Gakenke. Imodoka yabo bari barimo iragwa ndetse irangirika cyane bikomeye, bahita bihutanwa mu bitaro bya Nemba bamaramo umunsi umwe. Nyuma y'uwo munsi barasezererwa bajya kurwarira mu rugo. Bamaze gukira bagaragaye bashima Imana yabarokoye. Ngayo nguko rero ngayo amateka yaranze Muzehe Bijiyo bija, unyuze mu buzima bugoye ariko uyu munsi akaba ari mu babayeho neza abikesha impano yo no kwihangana mu buzima. Ese wari ukuri iki kiganiro Muzehe Bijiyo bija uramwemera? Niba umwemera se umwemerera iki? Reka tuganire muri comment. Ninansoreje ikiganiro cyacu cy'uwo munsi. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.